nongeye kubashimira inshuti bakunzi b'ikiragano Empire, nongeye kubashimira kuko mukomeje kudushyigikira mukora subscribe. Nkuko mubibona uyu munsi ku itariki 30 twaje hano ku Ntare Arena ku nyubako y'umuryango wa FPR, naho twaje turi urubyiruko ndetse n'inshuti z'urubyiruko. Hari abantu benshi batandukanye, abanyamakuru, ingeri zitandukanye, mboneraho no kongera kwibutsa u Rwanda inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kugira igihe cyiza cyo kwibuka. Ndavuga by'umwihariko twibuke twiyubaka. Uyu munsi rero twaje kumva impanuro za nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, ni umubyeyi w'u Rwanda. Akenshi ku itariki nk'iyi ngiyi dukunze kuza kuri iyi nyubako nk'uko mubibona, tukaganira nawe tukumva impanuro zimwe aduhereza, cyane ko urubyiruko ni icyo gihugu cy'ejo hazaza, cyangwa bari bo bazatwubakira igihugu, nibo bazavamo abayobozi b'ejo, nibo bazavamo abarezi, nibo bazavamo. Bakeneye kumva byinshi. Muri make rero uyu munsi nk'uko mwabibonye, nakomeje kugenda mbereka kuri hari twatangiranye hanze, twaje turi benshi, twaje mu mabisi. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza kimaze kwishimirwa n'abatari bakeya. Ubu rero aya masaha aho tugeze mu mwanya mwiza cyane, aho tugiye kwegera ameza. Kameramani ujye umfasha ubereke dutonze umurongo. Tugiye kwegera ameza dusoza gufata ibizwi nka lunch. Tumaze gufata amafunguro turongera tugaruke twinjire muri iyi nzu turahererwa izo mpanuro n'abayobozi batandukanye. Nagiye mbona rero hano hari abantu batandukanye, nabonye abanyamakuru nk'uko mubibona bafite amabaji, nabonye haje inzego z'umutekano, polisi, ingabo, daso n'abandi. Ariko ni ibintu bimaze kumenyerwa, ni igikorwa ngarukamwaka, aho urubyiruko rutandukanye rukomeza kugenda rukishimira, rugenda bishimira impanuro bahabwa n'umubyeyi wabo. Ubushize ubwo twari turi hano twabwiye byinshi kandi byiza, aho urubyiruko twibukijwe gukunda igihugu n'indangagaciro zo gukunda igihugu. Uyu munsi nabwo twaje tunyotewe no kumenya ese ubundi bigenda bite, bikorwa bite, se ni iki bari buze kutugezaho. Nimuze gucika muri gucana muri kiganiro kirambuye turaza gukora nyuma. Ariko kandi ntabwo nagenda ntababwiye yuko urubyiruko rwinshi rwaturutse mu turere dutandukanye. Ntabwo igikorwa nubwo cyabereye mu mujyi wa Kigali, aha ngaha turi muri Gasabo, ntabwo bivuze ko hari urubyiruko rwo muri Kigali gusa. Ni igikorwa kizenguruka intara. Dufite abaturutse Nyamasheke, dufite abaturutse Rusizi, dufite abaturutse mu tundi turere tw'Iburasirazuba nka Ngoma na za Bugesera. Ntabwo biheza, ntabwo bigenerwa abanyakigali gusa, ahubwo wakibaza ngo upfa kuba ukiri urubyiruko. Ni igikorwa gitegurwa neza cyane, kuko hagenda hateganywa muri buri murenge abantu baza. Ese bakavuga ngo umurenge umwe urazamo abantu bangahe, bakabigena bagashyiraho coordination yabyo. Ni ibintu biteguye by'umwihariko, kandi no gushimira ababyeyi bacu ndetse n'umukuru w'igihugu baba badutekerejeho nk'urubyiruko, kuko akenshi iyo twahawe umwanya nk'uyu nguyu wo kubegera bakatuganiriza, tubungukiraho inama nyinshi, tubungukiraho ibitekerezo byinshi. Ikindi ni uko abanyarwanda bamaze kubyishimira. Rero iyi YouTube yanyu ari nayo yanjye, mukomeze mushyigikire, musharinge, mukore subscribe. Reka mvuge ngo twibuke twiyubaka. Murakoze.